Mr. President, I thank you for giving me the floor. Bwana Perezida, ndabashimira kumpa ijambo kandi mbanze mbashimire ku miyoborere yanyu inoze muyoboye inama y'umutekano muri uku kwezi. Ndashaka no kugeza ku banyamuryango b'inama y'umutekano barangije manda zabo ishimwe rya Repubulika y'u Rwanda. Serivisi mwatanze n'uruhare mwagize mu kazi k'inama bifite agaciro kanini. Ndashimira Bwana Lacroix wo ku rwego rwa UN, USG na Dr. Mohamed Javid ku bisobanuro batanze, kandi twakiriye neza raporo y'umunyamabanga mukuru. Ndashimira kandi amagambo y'abavuze mbere yanjye. Mu gihe inama y'umutekano iri kwiga kuri manda nshya ya MONUSCO, u Rwanda rurategereza ubutumwa bushingiye neza kandi bushimangira amasezerano y'amahoro ya Washington ndetse n'inama z'idoha. Uko umunyamabanga mukuru abivuga ko ari byo shingiro ry'ingaruka z'amahoro arambye. Iyo manda igomba rero kuzirikana ibintu by'ingenzi: gushyira imbere umurongo utabogamye n'ubutabera busesuye, gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'ihagarikwa ry'imirwano, gushyigikira ibiganiro bya politiki, kubahiriza neza ingamba za MONUSCO zijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu, guhagarika no gutanga raporo ku gihe iyo bikenewe, kwirinda ibikorwa bya gisirikare bigamije kurwana ku mpande zemeje kwinjira mu nzira za politiki, ndetse no gushyira imbere ibikorwa bifite ubushobozi bidasesagura bigamije kugarura ituze, kubahiriza inshingano no gushaka ibisubizo bya politiki. Izi nshingano zose zigaragaza uko ibintu bihagaze muri raporo y'umunyamabanga mukuru. Imikorere ya MONUSCO izashingira ku buryo ibikorwa byayo bihuzwa n'inzira za politiki, arizo zonyine zishobora gutanga inzira zizewe ijya imbere. Amasezerano ya Washington n'uburyo bwa Doha n'inzego zunganira kandi zifashanya y'ubutumwa bwa MONUSCO bwaba bubishyikiye mu buryo budafite ukwivanga uko ariko kose. Ibi byombi bifasha guha umwanya n'ubwisanzure ibikenewe ngo amasezerano ashyirwe mu bikorwa. U Rwanda ruremeza ko rwiyemeje kuzuza neza inshingano zarwo muri ayo masezerano, ariko kandi twemeza ko ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano rizaterwa n'ubushake bwa politiki ku mpande zombi. Bwana Perezida, imiterere y'ibiherutse kuba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu gace ka Uvira ndetse n'ahabanje muri Kabanyura, yagiye isuzumwa cyane. Mu makanya rero ngaruke kuri iki kibazo. Ndagira ngo mvuge bimwe mu bibazo bishobora gutuma abantu bibaza impamvu ndi kubigarukaho, ariko mfite impamvu ituma mbivuga. Mu mwaka w'1994 muri iyi nama, Ambasaderi Kova wo muri Repubulika ya Czech, Ambasaderi w'Ubuholandi n'uwa Nigeria, Ambasaderi Gambari, bavuze ko abanyarwanda bari barimo kwicwa urubozo. Bavugaga ko itsinda ry'abaturage b'abanyarwanda ryari riri kwicwa bunyamaswa. Nta na rimwe bari barigeze kujya mu Rwanda icyo gihe, ariko bakoze inshingano zabo, bahanganye n'abahakanaga ndetse n'abacecetse bari bari muri iyi nama, maze bita jenoside mu gihe bagombaga kwita jenoside izina ryayo mu gihe yari iri kuba mu Rwanda. Niyo mpamvu uyu munsi ndi hano kandi ndiho, kubera ko abo badiplomate bagize ubutwari bwo gukora inshingano zabo. Niyo mpamvu nanjye nshaka gukora inshingano zanjye uyu munsi. Ibiri kubera muri Kivu y'Amajyepfo muri rusange, bavuye mu masezerano ya Washington, ni uruhurirane rw'ibibazo byinshi. Guhagarika imirwano kwagiye kurengwaho buri gihe na leta ya Kongo, atari gusa kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, ahubwo no gutangaza ku mugaragaro ko batazigera bahagarika ibitero byo mu kirere nabyo n'ibindi bitero bya gisirikare, naho inzira ya diplomasi zikaba ziri gukomeza.
iyi situwasiyo yo ku butaka muri Kivu y'Amajyepfo ikomeje kwangirika ku buryo iyi nama itagomba gusuzugura cyangwa kurenza ingohe ibikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo mu buryo bwemewe n'amategeko. Mu mwaka ushize kandi mu by'ukuri guhera muri 2017 abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko abo mu Banyamulenge bakomeje guhutazwa mu buryo bwakomeje bugaragarira amahanga. Ibi byose kandi byabaye ku rwego rwo hejuru bikagaragaza kandi ukwiyongera kw'ihohoterwa. Nifuza kugaruka kuri aka gace kamwe mu bice byinshi bikomeje kugira ibibazo byakomeje kwiyongera bikaba bitugejeje aho turi uyu munsi. Mu rero umwanya wo kuvuga bimwe mu bikorwa byaranze iyi gahunda ndende kandi iteguye neza yo guhohotera abaturage b'Abanyamulenge, itsinda ryo mu bwoko bw'abavuga ikinyarwanda rituye muri ako gace guhera muri 2017. Hejuru ya 80% by'imidugudu y'Abanyamulenge muri Kivu y'Amajyepfo yarashegeshwe ku buryo bufatika, irasenywa burundu. Habarurwa inka zigera ku 700,000 ari nazo shingiro y'ubukungu bwabo, zatewe ziricwa izindi ziribwa. Ku itariki ya 25 Kanama 2020 abayobozi bamwe batanze ubutumwa bukomeye bavuga ko iminsi 10 gusa basaba Abanyamulenge bose ko bagomba kwicwa. Ibyo ni ibintu byagaragaye kandi ni ubutumwa bwagaragaye ku mbuga nkoranyambaga aho babuzaga kujya no mu masoko, bababuza kuba babona uko bajya kuzana amazi ndetse no kuba bagera mu bindi bice byose by'ingenzi biba byaramira ubuzima bwabo. Ku itariki ya 4 Nzeri 2025 hafashwe icyemezo cyo guhakana ko Abanyamulenge bagomba kubona amazi rusange, bavuga ko ari abanzi. Uhereye ku itariki ya 5 kugeza ku itariki ya 8 Nzeri 2025 abasivili b'Abanyamulenge barashimuswe, bararaswa mu gihe imbaga y'abantu yaririmbaga amagambo yo kurimbura Abanyamulenge. Ibi byose ni ibimenyetso by'ingaruka z'iteka zibanziriza ibyaha bikomeye, harimo gutotezwa, guhonyora uburenganzira, kubambura ubumuntu, kubatera guhunga ku gahato no kubima serivisi z'ibanze z'ubuzima. Kandi ni mu gihe kandi abasirikare benshi b'Abarundi binjiye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku butumire bwa leta ya Kongo. Ibi byiyongereye ku bari bahari imbere, barimo abacancu b'Abarusiya ba Wagner ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro. Aba basirikare bashyizeho amabariyeri ya gisirikare. Ibyo bikomeza kongera uburemere bw'akarengane kari gasanzwe gahari. Ibikorwa bakoranye na FARDC n'indi mitwe ibashyigikiye byashyize mu kaga ubuzima bw'Abanyamulenge mu buryo bukabije. Nashakaga no kugaragaza ko hari n'andi moko atuye muri kariya gace nk'Abafurero, Ababembe ndetse n'Abanyindu, ariko ibyo byose mvuga byashyizweho ku Banyamulenge bonyine. Ibikorwa bya gisirikare bya FARDC n'indi mitwe ibafasha byashegeshe kandi biteza ibibazo bikomeye mu buryo bukabije ku Banyamulenge, cyane cyane abari batuye mu misozi ya Minembwe. Bamara hafi umwaka wose bimwa ibiryo, imiti n'ubufasha umuntu wese akeneye. Kuri ibyo hiyongereyeho kwicwa ndetse no guterwa ku nkambi n'uduce twabo twose bitewe no gufungwa kw'inzira zose zinjiza ibiribwa. Hagati ya tariki 6 na tariki 18 Ukwakira 2025 umuhanda werekeza ku isoko rya Mikenke warafunzwe burundu, bituma abaturage b'Abanyamulenge bimwa biribwa mu buryo bwihuse. Ku itariki ya 6 Nzeri 2025 itsinda ry'abantu bagera kuri 80 kugeza ku 100 b'Abanyamulenge, benshi muri bo abagore n'abana,
mu gihe bari bagarutse bafite ibyo kurya bagombaga guha imiryango yabo yari imaze iminsi isonza, batezwe mu nzira n'abasirikare b'abenegihugu ndetse n'abarundi bari mu ishyirahamwe rya gisirikare Coalition bafatanyije. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye agaragaza ko habayeho ubwicanyi, iyicarubozo ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ikindi kizwi neza ariko gihora gisuzugurwa n'urwego rw'ibitero byo mu kirere, air attacks, byakozwe n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo, bigakomeza kwibasira abasivile bari bari mu bwigunge no guhezwa mu buryo abasirikare babahezaga. Mu bindi bitero byinshi twavuga ibi bikurikira: kwa 29 Kanama 2025 n'andi matariki menshi akurikiraho, ibitero by'indege zitagira abapilote drones byagabwe ku nkengero z'inkambi z'impunzi z'abanyamurenge hafi ya Minembwe. Kwa 27 Nzeri 2025 drone ya CH4 yateye bombe mu gace ka Rurambo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Kwa 15 Ugushyingo 2025 drone yagabye ibitero mu midugudu ya Mikenke ndetse no mu bindi bice byari bicumbikiye impunzi z'abanyamurenge. Kuva mu kwezi kwa Werurwe kugera mu Kuboza uyu mwaka habaye ibitero byo mu kirere bigera kuri 50 muri kariya gace, nta n'umwe ubivuga. Ndashima kuzagaruka kuri bindi bihe undi munsi, niba koko hari uwavuga ko ibi bidahagije cyangwa hakaba hari undi muntu wavuga ukundi kuri. Twabigezeho kenshi kandi njye ubwanjye nabivuze nk'umunyamuryango w'iyi nama ku giti cyanjye, twabivugiye no muri iyi nama ariko ntacyo byatanze. Leta ya Kongo nk'igihugu cyatumiye izo ngabo niyo ibifitiye inshingano zose mu buryo bw'amategeko no mu buryo bw'umurongo w'imyitwarire ku bikorwa by'ingabo z'abarundi n'abafatanyabikorwa bazo bari ku butaka bwayo. U Rwanda ntirwigeze rurebera. Nyimara kubivuga narongeye mbigarukaho, u Rwanda ntirwigeze rurebera ngo rube rwareba hirya. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yagejeje ikibazo kijyanye n'aya mabariyeri ku bahuza bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari, intumwa z'ubumwe bw'Uburayi n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Nanone nkaba nabyibukije abanyamuryango bamwe b'inama ku giti cyabo. Navuganye n'umunyamabanga w'inyandiko n'abayoboye iyi nama mu bihe bitandukanye ndetse n'inzego zitandukanye zikorera mu karere, ariko nta gisubizo kigeze gitangwa. Mu gufata mu mutwe uko ibintu bimeze mu buryo bifatika mu miterere ya politike ndetse n'imvugo zibiba urwango ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu nshingano z'amategeko n'iz'agaciro ka muntu zituranga mu merero. Mureke rero mbabaze iki kibazo: ese inama y'umutekano ntabwo izi ibi biri kubera muri Sud Kivu, cyangwa nuko mutigeze mubona ko bikwiye kwitabwaho? Imiterere y'ibibazo biri muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo tubisuzume neza, tugomba kubanza kureba uko ibintu byari bihagaze mbere y'uko izi ntambara ziheruka ziba. Nk'uwahoze mu rwego rw'abakora iperereza, hari icyo twita kugarura ishusho y'ahabereye icyaha, recreating the scene. Uhereye aho duhagaze, twe dushobora kubagezaho ibimenyetso by'ukuri, ariko n'inama y'umutekano ifite ubushobozi bwo guhuza ibyo bishoboka byose, ndetse mu gukurikiza inshingano zayo ikaba yanahitamo kugarura ishusho y'ibi bintu uko byari bimeze koko. Niyo yabikoraho niko byagaragara, cyangwa nibwo byagaragara neza. Inshingano zose twagiye tuvuga, ubusugire bw'igihugu, ubutaka butavogerwa, ibi byose u Rwanda narwo rurabyemera, rukemera ko bigomba kubahirizwa, ariko kubaho kwa FDLR no kwishyigikira byahungabanyije byose. Nibyo ukuri kurakomeye. N'amahanga
yagiye bigarukaho mu myanzuro igiye itandukanye, kandi mu byemezo by'inama hari ukuri kumwe kutagomba gusimburwa. Mu myaka 30 ishize leta ya Kongo yakomeje gushyigikira FDLR. Ese ibyo ntibihungabanya ubusugire bw'u Rwanda? Nibigera no ku rwego rwo gutera inkeke ubuzima bw'abanyarwanda no kuba kw'igihugu cy'u Rwanda ubwacyo? Mu 1994 umwe mu bashumba bacu anko wanjye yagombaga kumwishyura amafaranga kugira ngo batamwica bakoresheje imihoro cyangwa iki. We yahisemo kwishyura abantu bagombaga kumwica. Anko wanjye abaha amafaranga kugira ngo basi bamwicishe isasu. Nkuko byari bimeze icyo gihe. We yahisemo kuraswa aho kugira ngo apfe yicishijwe imihoro cyangwa yishwe urupfu rw'agashinyaguro. Yahisemo isasu. Ubu rero buri wese ashobora gufata icyemezo cyo kwirengagiza ibyago u Rwanda n'abaturage barwo bahanganye nabyo. Abantu mvugira hano kuko nta wundi ubavugira mu bibazo biri kubageraho. Ariko se tuvuge ngo guhe n'abo bantu inshingano zo kuba abanyapolitike b'urupfu rwabo? Tuvuge ko bagomba kugira uruhare mu migambi yo kubarimbura? Ese koko twageraho? ngira ngo ibyo birenze urugero umuntu yagombaga kwemera mu rwego rw'umuntu. Mu gusoza rero, banyacyubahiro mwe abanyamuryango b'iyi nama y'umutekano, turabashimira ku buhuza bwanyu, turabashimira byimazeyo cyane cyane imbaraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gushyira mu gukemura ikibazo gishya cy'akarere. U Rwanda ruri mu babyifuza kandi rwiteguye kuba umufatanyabikorwa mushya mu gushaka igisubizo kirambye. Twizera ko mu gihe twese twakwitangira gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje muri Washington kandi tugashyigikira mu buryo bwuzuye inzira zaduha, dushobora kugera mu mahoro arambye ku kibazo tumaze imyaka myinshi tuvuga, myinshi cyane duhanganye nacyo. Ni iki kibazo kimaze igihe kirekire kirenze urugero. Niyo mpamvu dusaba kandi tugatabaza ko twese twashyira imbaraga mu gushyigikira inzira zihari zigamije igisubizo cy'amahoro. Nasubiye mu byo twavuze mu bihe byashize, impamvu dufite ingamba zo kwirwanaho uko zizakurwaho, ibi byose biri mu byavuzwe mu masezerano. Tuzakomeza gukorana n'abahuza kugira ngo duharanire kuzuza uruhare rwacu mu gushaka umuti urambye. Murakoze cyane.